Wazarendo bati rero twebwe wazarendo twebwe hano mu Ruvungi rero twakoza gashya muri mu gihe rero inkotanyi zaba zaramanutse zishaka kunyera gufata gusange zigaca mu Ruvungi zigasabanga wazarendo bagahita babavungagura hara mu Ruvungi. Abantu bo mu Ruvungi turabaramukije nahanga nguhereza amwe guhera za Barungu ukamanuka kugira mu isoko rya Mugogo Nzibira. Aha rero ngo aha bose rero barimo barakubitwa rero ngo inkotanyi barimo barazisunika zinyera ati mwigireyo, ati bamuteze umutego, ari abatipe babiri bamuteze umutego, ati ni bande uwo mutego, ati Uvira nicyo kirekire cyacukuwe n'abagabo babiri abo simbavuze, ati barakirwa amatereka reka tubyine, ati nimugene insinzi ngo ikimasa cyabonye ibirere murabizi imitoto, Barundi babyita imitoto ibirere ngo ikimosa cyaragiye ngo kibona ahantu hari ibirere batemye babishashikira masa kirabireba kiti mbega ibirere mbiryameho cyangwa mbirye iki bari begeranya ati birya kiryame, ati kuko nubundi nibyo baguteguriye, ati komera kigeze mu kira haryama bagikubita imbugita bakishe arere Uvira nayo abagabo barayibonye bimvene ati mbega tujye gufata imikeke muri Tanganyika tugende uyifata uyirye ho gayo barayizize za Karundu babarundumuriyeho amabombe n'ibindi biracyaza. Nagira amatwi yumva nakwiyumvira umusare. Amahoro y'Imana nshuti za radio na televiziyo Umusare, tugarutse muri studio kugira ngo tubane namwe ku makuru twabateguriye kuri uyu munsi. Tunabifuriza weekend nziza aho muherereye hose. Bya jambo dutanguza tuvuga tuti icyubahiro kibi cy'Imana ntago ari cy'abantu ahubwo icyubahiro ni cy'Imana. Abantu mwese rero Imana yarokoye amahoro, twegerane maze tuganire ku birebana n'igihugu cyacu mu karere k'ibiyaga bigari byaba byifashe gute, mbega politike mu karere imeze gute. Bamwe bati turagowe, twebwe twimuwe mu gihugu cyacu ndetse igihugu cyacu cyafashwe n'abantu tutazi iyo bazananye. Ubu turafite agahinda kakandi nk'ak'Abisirayeli barafitiye mu gihe bari muri Egiputa. Ubwo rero bamwe mwese mufite ako gahinda, ni byiza ko duhurira hamwe mu gihe kiri imbere. Tuzagerageza ku buryo tunagira ikintu twakorera hamwe, dukorere hamwe ku buryo dushobora kuzatuganirira hamwe nk'uko abandi baganirira hamwe. Ubwo tuzabigerageza turabe ko bikunda, yaba tugira gute twaganira kuri WhatsApp cyangwa se tukaganira ahandi hantu. Icyo dupfa gusa, icyo dushaka gusa nuko dushobora kuzabikora muri iyi minsi, tugakora space tukazaduhurira hamwe, muri wese akazatanga igitekerezo kiwe live. Ibi turimo turabitegura kuri radio na televiziyo Umusare. Ikiganiro rero dutangiriyeho ni La Voix de Sans Voix. Nkuko mumenyereye La Voix de Sans Voix ni ikiganiro abantu benshi musigaye mukunda muvuga muti ale La Voix de Sans Voix. Iki kiganiro kiraturyohera cyane, ariko twaje twivuga igifaransa cyane kuko benshi nta nicyo tuzi, abenshi usanga twivugira ikinyarwanda. Rero La Voix de Sans Voix niba abandi ngo ijwi ryabo ritagera kure cyangwa se babuze ubavugira, nicyo gituma radio na televiziyo Umusare yahabaye kugira ngo ibavugire. Wowe ufite rero icyo ushaka kuvuga muri kiganiro ijwi rya rubanda cyangwa se ijwi ry'abatagira ijwi, mwebwe rero mushobora kwandika kuri radio na televiziyo Umusare hama tugahetisha ibitekerezo byanyu. Duhere kuri uyu yitwa ngo Maniraho Jean d'Amour. Ati ndarangisha umuntu bita Munyemana Gentil, twaburaniye ahantu bita Kingurube, icyo gihe twari tuvuye Shimanga. Aba bantu rero baburaniye Kingurube, ubwo birashoboka kuko iyi nzira ya Kingurube hari abakomeje bajya Shabunda, hari n'abandi bahise bakata berekeza ku kibuga cy'indege cya Nzovu bagana za Ruyuyu. Aha rero abenshi niho baburaniye, abantu bari bavuye za Burongi, Shimanga, Nyamirangwe, Shabanani, aha kuri kambi yari y'abaporote ni hehe murambabarira, hashize iminsi myinshi, imyaka ni myinshi. Abantu rero bageze hariya Kingurube rero hari umuhanda wakata werekeza ku hariya bita ku kibuga cy'indege cya Nzovu, ubundi werekeza Shabunda. Abantu benshi rero niho baburaniye. Uyu Maniraho rero Jean d'Amour niho yaburaniye na mugenzi we bita Munyemana Gentil. Ati twaburaniye Kingurube. Wihangane cyane rero, ubwo uyu nimba akiriho azakumva kuri radio na televiziyo Umusare. Uyu nawe yitwa Mukantwari. Ati ndarangisha mutoyi wanjye bitaga Mutuyimana. Ati twaburaniye ahitwa Ishanji. Abantu mwacishanji rero, ubwo ni bari za Kashusha, za Inera, abantu mwese mwaza Dikivu, mwese za Karehe, za Katana, baci hari za Shanji muzamuka mugenda za za Nyabibwe mugenda za Tingitingi mukomeza mugenda za ubwo mwese za Kisangani. Ubwo murabyumva. Wabazi rero uyu mwana w'umukobwa bita Mutuyimana yagira gute yabimenyesha radio na televiziyo Umusare. Turahari gatanu ku bwanyu. Uyu nawe ngo yitwa Mukansoneye. Ati birababaje kubona abahutu dutinya kuvuga bitwakorewe. Uyu yanyandikiye agira ati ngo yitwa, reka twumve, uyitwa Mukansoneye
Jane twamukansoneye ndi Norvège bo Imana yakugira ubuntu. Reka twikomereze rero. Uyu yanyandikiye inbox agira ati ale nsabye guca inbox ati kuko tuziranye nikomera. Uyu rero mukansoneye ari Norvège aragira ati abahutu batinya gukora amabi twakorewe ati reka giye mvuge ibyo nahuye nabyo ati hama abahutu bose bumve ibyo nakorewe ati babimenye ati kandi twari benshi ibi bintu nta numwe atabizi ati twebwe twavuye nahavuye mu nkambi ya Adikivu ati tugeze Ishanji ati turakomeza turagenda ati turagenda mukurikire mwumve uru rugendo rw'uyu mumama nuko ngo ati giye icyo gihe yari umukobwa ati gihe rero ngo bageze ahantu bita Tingitingi ngo twagezwe Tingitingi abari bafite ingufu abagabo n'abasore bavuyemo hasigaye abagore n'abana batagifite ingufu ataho hantu Tingitingi inkotanyi zarahutugoteye ati zitwahura amasasu zatwicaje ahantu hamwe ati zadukora umuzingi ati zitwahuramo amasasu ati ikibabaje rero ati nuko abanyarwanda barokokeye ahantu Tingitingi badashaka kubivuga ati Tingitingi bahadukubitiye amasasu badukoreye umuzingi uruziga ati baraturasa ati maze narokotse kubera ko naryamye munsi y'intumbi ati mwijoro naje gusohorukamo ati kuko numvaga nkihumeka ati nagiye ku bwanjye nene nataye ubwenge ati njya ahantu mu gihuru kuko nubundi hari mu ishyamba ati njya ahantu mu gihuru ati aho niho nabashije kurokokera ati kuko ni nk'Imana yandokoye ati kuko mu metero nk'ijana ati hari imyumbati murakurikira hari imyumbati n'amateke ubwo abaciye Tingitingi nimba ahantu muhazi uyu mudamu uramwumva ucyarimo ashaka kuvuga yongeraho ati kuba nararokokeye ahantu nkarokokera mwiyo ntuzenya mwizo ntumbi ndi muzima ati icyo nashaka kuvuga ni giki ati nuko bukeye bwaho mu gatondo nka 3:00 ati inkotanyi zahise zizana pudre zinyabagiza kuri ya mirambo y'abantu benshi barenga magana n'amagana ati benshi bari bashonje benshi bari abagore n'abana ati kuko abari bafite ingufu bari babashe bo kwirukanka ati bagana za Kisangani ati iyo mirambo yose barayitwitse ati bayitwika mbona ati bibingiraho inkurikizi aho ndi muri Norvège ati ariko ikintu kimbabaza cyane ati nuko abahutu badashaka kuvuga ibi bintu bahuye nabyo ati genda shimiye radio na televiziyo Umusare ati kuba iduha ijambo kuba twabasha kuvuga ibyo twabonye. Reka rero natwe tugushimire cyane ubwo murumva ko uyu mumama atanze ibuhamya bwiwiwe mu kiganiro La Voix de Sans Voix ibintu byo tuba dushaka kugira ngo mwese mugire gute mugire icyo mukora. Reka nongere dukomeze rero kuri ibi bintu bya La Voix de Sans Voix aba nabo bati twebwe nduba hari rero mugasabo ati twebwe turatabaza abaturage ngo ati ni nyuma yuko duhaye amakuru radio na televiziyo Umusare atari ko twaba twarahaye na TV1 hano mu Rwanda ati yuko hano nduba ati batwinumbye bakaduhindura imicafu ya Kigali ati ku buryo hano mu mudugudu wa Nduba ati batwita ngo abahwere ikintu cy'amakuru amahwere twize kukivuga ati rero kuva yuko tumaze kuvuga ko kuba batwita amahwere bitaturyoheye bitadushimisha na gatoya ati bamwe mu batanze amakuru ati inzego z'umutekano zaraje zirabashimuta aho rero murumva ati rero turasabye radio na televiziyo Umusare mudutabarize ubwo ngayo nguko rero radio na televiziyo Umusare twabatabarije abantu bari hari yanduba ngo mwitwa abahwere ubwo urumva ko mwararenganye cyane nimugerageje no gutanga amakuru rero murumva rero ko ibintu biba bikomeye cyane ibyo mu Rwanda ntibyoroshye habana gatoya. Reka twikomereze ku makuru rero twabateguriye kuri uyu munsi wa none tukivuga ibi bintu bya La Voix de Sans Voix. Hari ibintu biracyari byinshi cyane kuko turafite amakuru menshi cyane bamwe bati are tuba dushaka kumva amakuru yo kurwana reka da byo kurwana habanza politiki diplomasi mundi n'intambara ikaza mu nyuma ariko mujye mubaza mumenye ikintu cyatumye igihugu cyanyu gifatwa cyangwa se no kugira ngo nawe mwakisubiza mubanze mumenye amakuru arimo ahitagira n'ukuntu babatega imitego ibintu byo bikenewe. Abantu rero nabo baragira bati igihugu cy'u Rwanda rero umwopoza wa nyuma yarafashwe arafungwa ariwe barafinda. Mukurikira aya makuru rero rero tuba twaganiriye henshi twaciye mu gikari batubwira amakuru ati burya rero mu Rwanda mukurikire mwumve ati barafinda niwe muntu wa nyuma umwopoza afunzwe atabandi bose barishwe abandi barafunzwe ati u Rwanda nicyo gihugu cyonyine kuri iyi si gifite imfungwa nyinshi. Mukurikire mwumve
ati u Rwanda nicyo gihugu cya mbere kuri iyi si ati gifite abantu gishakisha benshi muri Interpol mpaye nk'umwami ati na nacyo gihugu kitagira umwopoza n'umwe ari indani mu gihugu ati kuko abahari bose barafunzwe abandi baricwa. Uyu yatanga urugero agira ati tuhere kuri Ingabire Victoire ati uyu arafunzwe, ati Mushayidi arafunzwe, ati Bizimungu bamumennye amatwi, ati Maître Ntaganda uwo nta jambo, ati none na Barafinda arafunze, ati kitwa rero umwopoza wese mu Rwanda ubu arafunzwe cyangwa se aricwa. Ati nicyo gihugu cya mbere rero ku isi nyuma ya Korea ya ruguru kitagira umwopoza n'umwe mu gihugu. Ati hanyuma bakavuga ngo ni demokarasi. Reka dukomeze rero. Ati nacyo gihugu ku isi kitagira itangazamakuru ryigenga nyuma ya Korea ya ruguru. Mwabyumvise, u Rwanda nicyo gihugu kigira kabiri ku isi ngo kitagira itangazamakuru ryigenga nyuma ya Korea ya ruguru, ngo kikaba ari nacyo gihugu ku isi gifunze abanyamakuru benshi amaye nk'umwami, kikaba cyaranahitanye abanyamakuru benshi. Abantu rero barakomeza bagira bati nimwumve rero namwe ibi bintu kweri biharwa mu Rwanda. Ati dusabye rero intore n'abantu benshi bari mu Rwanda ati ko bahaguruka bakatubwira nimba ibi bintu koko bavuze ari byo cyangwa atari byo. Ati nicyo gihugu cya kabiri ku isi kitagira nta tangazamakuru kigira ryigenga. Ati ni igihugu kimaze guhitana nta mwopoza n'umwe aba mu Rwanda uvuze urarupfuye cyangwa se ukarara amageragere. Ubwo rero turashaka ko haboneka umuntu aba bamanutse hepfo bagira bati ale reka tuguhe n'aya mazina ya Cyuma Hassan tugende kwa Dieudonné ariwe Dieudonné. Ati raba rero Theoneste Mubavu ati manuka hepfo ugere kuri nyakwigendera ninde bambwiye uyu metre ninde Bukuru Ntwari. Ati manuka neza neza ugere kuri uyu mu YouTuber ninde hene Karasira Aimable. Ati aba YouTube benshi ati genda tugere kwande. Ati ni benshi ati abo bose rero Kagame yabarimbagoye yarabisha abandi arabafunga. Ati bivuze ko kirazira n'icyaha kuvuga itangazamakuru mu Rwanda. Ati rero ibi rero tubigarutseho tukabaza rero abantu bari mu nkotanyi cyane abantu bize cyane abafite amapeti n'amagrade y'abadogiteri n'ibiki, tukabaza bati mbega nkotanyi ibi nibyo mwarwaniye muzana mu Rwanda muvuga ko muzanye demokarasi, aho abantu bose ubu ngubu bafunze iminwa n'ugerageje kuvugwa yicwa ndetse abantu bagafungwa. Ati aho abantu banyazwe ibintu byabo. Ati mu Rwanda nicyo gihugu cyonyine ku isi umuturage adafite uburenganzira ku mutungo wiwe kavukire. Mwabyumvise, ubu ku mutungo wawe kavukire nta burenganzira ufite. Ni ukuvuga iki? Igihe u Rwanda leta ya FPR inkotanyi ifite ubushobozi bwo kuza kwambura isambu yawe ntacyo uvuze, hanyuma ikakujyana ikajya kugutuza mu manegeka cyangwa ikayita amanegeka, igahita ikakujyana ikagutuza mu mudugudu, hanyuma iyo sambu yawe bakayigabira Kamanzi cyangwa Karisiti ngayo nguko. Ubwo rero murabyumva mwese burya rero ibintu biba bigeze kure y'ibintu bigeze aho ngaho. Bati rero nta handi hantu hari igitutu cyangwa se hari igitugu nko mu Rwanda na Korea ya ruguru. Ubwo n'aba baduhaye amakuru reka twikomere amakuru rero reka tuyakomereze. Turacyari mu Rwanda mwo kagira Imana mwe ngo burya rero ngo uruzindiko rwa Nyasimbe hariya i Kigali ngo ntabwo yagiye ari wenyine mwo kagira Imana mwe, ngo yaba yarajyanye n'abantu benshi cyane ngo bari bagiye kuganira na Paul Kagame ku giki kuri gasopo ya nyuma ngo yaba irimo itangwa na Donald Trump. Ngo ibi ni ukubera iki? Ngo ni ukubera ko Kagame ngo yaba yarabaye umukozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane. Nibyo koko murabizi ko yigeze kuba ari umuntu ugera kuri high table atadodora ahubwo agenda yinjira uko yiboneye. Ngo ibi rero ngo nicyo gituma babaye nk'abamuha umwitangirizwa aramubaye ati gasopo ya nyuma tuguhaye niyi, nimba utemeye kuvavanura na M23 yawe ubwo kagiye kukubaho. Ngo ibi rero ngo nibyo byari bijyanye Yasimbe hariya mu Rwanda hamwe n'intumwa yari ayoboye. Ngo nta kindi kintu bari bagiye kuganira usibye kuganira ku bijyanye n'uburasirazuba bwa Kongo, Kivu zombi. Aha rero ngo haba harabaye n'ibiganiro ku myiherero hagati ya Yasimbe na Paul Kagame. Byagenze gute? Reka tubabwire amakuru tuba twahawe. Amakuru akomeza agira ati haba harabayeho ibiganiro ku buryo babwira Paul Kagame bati aba bantu bawe bo muri M23 abo turafite ubushobozi bwo kubaha ubuhungiro haba muri Togo ndetse no muri Angola, ariko iki kibazo cyo mu burasirazuba bwo hagati bwo mu burasirazuba bwa Kongo gitezwa kurangira byanga bikunda.
ubwo rero uyo gasopo bagiye kumuha ntawe uzi rero nimba azayubahiriza. Ni mu gihe ku mpande zombi ahubwo amakuru dufite barimo bararunda ibitwaro biremereye cyane. Ni mu gihe haba hari indege ngo zigera kuri zibiri zaba zirimo ziva Turikiya ziza zerekeza mu Rwanda zikoreye amasasu, amabombe n'ibindi bintu bikenewe bya gisirikare. Aha rero bamwe bati bya bintu Magane yavuze nibyo koko, kubera iki intambara ahubwo itegezwa kuba byanga bikunda. Ni mu gihe kandi M23 ya Kagame nayo ubwayo yarahiye ikarengwa ikavuga iti nta muntu ntabwo tuzasubira gutanga ahantu na hamwe muho twafashe. Iki kibazo rero cy'uburasirazuba bwa Kongo cyongeye kugarukwaho mu nama nshingamateka, mu nama hariya ya Kongo Kinshasa, aho Chilombo Tshisekedi yateruye iki kibazo akagishyira imbere y'inama zombi imitwe yose, aho abavuga ati ibi bintu byanga bikunda bitegezwa gukorwa bikava mu nzira. Ati iyo turaramye hano Kinshasa cyangwa se turi ahandi handi, ati twibaza ko abaturage bahari ya Bukavu na Goma bibaza ko twabibagiwe, ati haba na gatoya. Ati turakora ijoro n'umurango, ati kugira ngo turabukundu twabohoza abaturage bacu bafashwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ati bisaba diplomasi kwitanga ndetse bigasaba ndetse n'igisirikare gikomeye, tugakorera hamwe twese kugira ngo tubashe kubohoza abaturage bacu bahe bo mu burasirazuba. Arashatse kuvuga Kivu zombi ndetse ukongeraho n'igipande kimwe cya Ituri. Ibi bintu rero ngo kuri uyu mushinga wo kubohoza rero izi Kivu zombi dore ko cyuvuye epfo yoyo ubu wazarendo barimo baragenda bakosora, barimo bayiminina. Aha rero hahise hagarukwaho amagambo menshi, abantu benshi bati commentaire turamanutse turaje tukubwire ale, ati burya ureka tukubwire ntibwira rero nagiye mbibwira abandi. Aha rero hari abantu babagaruka inyuma bakavuga bati wabuze bombori iri hagati ya Trump na Macron perezida w'Ubufaransa, reka data. Ati wabuze bombori iri hagati ya Macron na Chilombo Tshisekedi, ni wapi? Mbega wabuze bombori iri hagati ya Kagame na Macron, ni wapi? Atereka rero tuziguhe neza, ati twebwe twacengeye tukabimenya neza. Ako nakaba gaciyemo tubabwira tuti radio na televiziyo Umusare ntabwo turyama, twebwe tuguma turondera turashakisha, tubaga tutamakuru reka tuyashakishe tuyabahe. Donald Trump rero ngo nyuma yuko amenye neza ko Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa ari inyuma ya Kagame, ari wasunikira amafaranga Kagame ndetse n'abademokrate bakabasunikira amafaranga Kagame, ibi Donald Trump ngo yaba yarahaye gasopo Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa. Ibi rero ngo bitangirwa ubuhamya kubera amafaranga aca mu Union Européenne agacishwa hariya Gabo Delgado, ngo gufasha muri Gabo Delgado, ariko aya mafaranga abaje mu ntambara u Rwanda rurimo na Kongo. Ibi Emmanuel Macron rero ngo yashatse kubwiyerurutsa mu minsi yashize, ubwo Emmanuel Macron yategekaga Kagame ngo kurekura ikibuga cy'indege cya Goma kigatangira kigafungurwa kigakora. Abantu rero abakubira gukora analize rero abasesanguzi baragira bati ni gute Kagame yagambararira Emmanuel Macron, ati hanyuma bakakomeza bagakorana hariya muri Gabo Delgado. Ati akagasuzuguro Kagame yagakura he kuba yasuzugura Macron? Ati ibi ntabwo bihari, ntagahe na gatoya. Ati ahubwo biriya bintu Macron yabivuganye uburyarya ari ukwiyerurutsa kugira ngo nawe babone ko ari akantu atuyemo, kugira ngo abashe kuba yakwibasira Chilombo Tshisekedi. Aba ni abantu basesangura amakuru, namwe mujye musesangura amakuru nk'uko mutubwire muti biturabyumva ne. Ati iyi mikino turayimenyereye, ati ni imikino ya politique. Aha rero Emmanuel Macron rero ngo yaba yarakoze aka kantu kugira ngo aryohereze Chilombo Tshisekedi, kugira ngo Chilombo Tshisekedi yumve ko bari kumwe. Ariko Chilombo Tshisekedi nawe ati ndabizi, ati ndazi ko ndimo mbeshywa, ati mfite izindi diplomasi nzakina mu rwego rwo hejuru. Aha rero murabizi ko bari barahiye bararengwa igihugu cy'Ubufaransa cyari kirarengwa kibwira Paul Kagame na M23 yiwe ngo ko umwaka wa 2025 tugeza kurangira bafunguye ikibuga cy'indege cya Goma. Ibi ntabwo byigeze biba haba na gatoya. Ibi rero ngo byaba agasuzuguro gakomeye kuba perezida Emmanuel Macron yasuzugurwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko bamwe bati ni umukino wa politique, ahubwo Emmanuel Macron nishibuzo wa Paul Kagame, ati birya agomba kubivuga kugira ngo yiyerurutse, atari ku wundi Emmanuel Macron agomba gukoresha Kagame na M23 kugira ngo nawe agire gute yerekane ko igihugu cy'Ubufaransa nacyo ari igihangange. Ati biboneka ko ubutunzi bwa Kongo bijyanye n'ubwo munsi y'ubutaka ati bigomba kwiharirwa n'ibihugu bya rutura. Atari ibihugu biba bivugwa ni igiki Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa hamwe n'Uburusiya. Ati rero kuba Uburayi budafitemo ukuboko hariya ati ntabwo bishoboka. Ati nicyo gituma ubona Uburayi bwose buca kuri Emmanuel Macron kugira ngo bashe kugira gute nabwo bagende biyegereze Paul Kagame agomeze abasahurire icyo bita barusahurira mu nduru. Ayo ni amakuru rero tuba turimo turababwira, rurageretse kandi rurambikanye rero hagati ya UEF. Amakuru tuba tuyafite ngo rero mwaba muzi gitumye ngo ntuzenya mugabo Chilombo Tshisekedi yasimbutse akagenda hariya mu Bufaransa.
ngo burya nawe yaba arimo ashaka ko OEF itegezwa kuyoborwa na Kongo. Reka tubabwire rero amakuru tuba twahawe mujye mukurikira ibintu n'ibindi ngo nyuma y'uko ubu noneho kugira ngo utware OEF ngo bishobora kuba bigusaba nk'imiliyoni nka 30 cyangwa 50 z'amadolari. Mama yake ni murari bati ruswa ziba mu bihugu bya Afrika ariko wagera hari ugasanga si ruswa ahubwo ho ni ikiguzi. Reka twikomereze rero. Ubu rero ngo rurageretse hagati rero ya Paul Kagame na Chilombo Tshisekedi na Emmanuel Macron ngo ni mu gihe harimo hashakishwa umuntu agomba gutwara OEF. Aha rero bakamwe bati u Rwanda rurasizora ruti mwebwe mutasubiye kuduha iyi manda ngo tuyihe Louise Mushiki wabo. Ati rero nimba u Rwanda rudatuje gutwara OEF ngo nta bindi u Rwanda ruzahita rufata muri abasirikare babo bari muri Gabo Delegado ruhite rubatwara ibyihebe ngo bitangire bibambure Ubufaransa bigire gute. Mwabyumvise murumva kana mvuye rero ukuntu ari mpanguhi dona u Rwanda ruti twebwe tutugeze kongera gutwara OEF ku nshuro igira gatatu bidakunze bari abasirikare bacu turabakura muri Gabo Delegado. Kongo nayo iti dutegeze gutwara OEF wowe mu France ukeneye ko hari ibintu tuguha umurimo umwe wa diamant cyangwa se wa koruta dore ko umukeneye n'amabuye y'agaciro abandi babasize uriya murimo turawuguha ariko utegezwa kuduha OEF. Aho rero ikarita isigaranye Macron niwe ari mazi cyanga mbega aza Paul Kagame cyangwa za Chilombo Tshisekedi. Reka tubirindire rero ntabwo turagura ariko bamwe bati ibintu biramukomeranye cyane Macron ni mu gihe Paul Kagame ari motswe igitutu cyane. Paul Kagame nta jambo kukubera iki kurira indege warajya mu bihugu bya Buraya ibyo ntibishoboka kuko Leta z'Ubumwe za Amerika zamaze kumucafuza ku buryo bukomeye. Leta z'Ubumwe za Amerika zamaze kumushyira habona ku buryo kugenda yinjira mu bihugu bimwe na bimwe hari abaperezida bamwe batatinyuka kumuha akaboko bibaza za miliyoni zirenga 10 na zingahe zapfuye hariya muri Kongo zivugwa ko zishwe na M23 kandi iyi M23 ikaba ari ya Kagame. Twikomereza amakuru yacu. Uko ibintu reba bigenda bimera neza bavuga muti ale ibi natwe twabyumvise amakuru rero. Reka rero twikomereze ku makuru yacu. Ubwo ibyo bya OEF tuzabigarukaho bavuga igifaransa nimo bize twe nta gifaransa twize. Ubwo ibintu biba bikomeye gusa twe twiyumvira gusa tubaha amakuru namwe mo tubwira reka data amakuru twayumvise. Reka rero tugaruka rero hano rero ni hehe gayewe amakuru dufite ko ari menshi twumve rero ngo Leta z'Ubumwe za Amerika n'u Burundi ariko tutarajya kuri Leta z'Ubumwe za Amerika n'u Burundi reka twiganirize Samura Evariste Ndayishimiye rumenangwe umusaza ati gihe nagiye ku rugamba ati kandi burya nari mobile muri ba bantu bari kuri taraye ati genda rakubita gihe umusaza genda ati ngakubita ngo nta wamenye nimba rafite mitrayiza ati kandi twari dushonje ati nta n'ikintu twari dufite ati wasanga imbundi imwe ifite batatu atari ko twarwanye n'inkotanyi turarwana ati twakubitaniye hari igihanga. Okay abanyagihanga murakomeye ariko reka natwe tubwire mutama rero musaza uri kwivura Evariste Ndayishimiye we ati inkotanyi zaciye igihanga muze tukatukuramutse cyane tukwifuriza ubuyobozi bwiza cyane tunakwifuriza ko kwezi kwa kabiri kwageze kugira ngo ujye kuyobora ubumwe bwa Afrika. Congratulations muzeyi turagukunda cyane turakuramukije rero tubwira tuti felicitation cyane genda ukomere kwivura nyakubahwa mwubahwa rero Samura Evariste Ndayishimiye. Harya rero nyakubahwa Evariste Ndayishimiye reka tugubwira icyatumye inkotanyi zica hari igihanga. Burya igihanga zari zihafite elema cyane zategezwa kubafasha kugira ngo babashe kujabuka Rusizi bagende muri Kongo aho hari muri 1996. Abatazi rero amateka reka tujye tubabwira ko ari igihanga hari harahungiye abantu 59 za 50 na hari abantu bahahungiye bajyanwa hari igihanga abandi bajyanwa Mushiha. Aba rero baburi igihanga bari za Mushiha aba nibo bavuyemo inkotanyi. Byari ngombwa rero ko inkotanyi zijya gutera Kongo zigaruka zigaca igihanga ndetse na Mushiha kubera iki zari zarahasize amayerema yazo. Ibi rero umusaza Evariste Ndayishimiye avuga umwubahwa Samuragwa Rumenangwe uyu niwe twemera mu karere avuga ati ntabwo muzanyicana abaturage reka data ati genza tabara reka nk'uyu mugabo akwiye gukomerwa amashi ni nawe umuntu wenyine hano mu karere atadomwaho urutoki kubijyanye n'ubwicanyi niwe mu president ugaragara neza nk'ibiganza byiwe byera derere ndetse n'igisirikare cy'u Burundi nta namwe kivugwa mu maraporo y'ubwicanyi. Aha rero twabishimira Evariste Ndayishimiye mwubahwa ni wubahwe ni wirambire. Uyu Burundi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye son excellence akomeza agira ati twarwaniye hariya ati twarmaranye indwi yose turwana ati kandi nta masasu dufite nta nibyo kurya ati turwanda twebwe turi mu ishyamba turimo turya ibiti n'amabuye ati ariko twararwanya ati turaziranye harya mu twihoze. Rero umusaza aravuga ati noneho ubu rero turafite ingufu turarya turegeze gute ati igihugu turagifite ati aho niho baza kudukanga ati ntikizire ati kizire ngaho we umusaza ati kizire reka twikomereze rero ubwo umusaza
aravuze ati Kizire ati burya igihe mwabukaranga twari munsi y'urujyo yampaye nk'umwami. Hey, reka niramukiza imbonera kure zose n'abakenyera rugamba mwese murakomeye abakukuruki mumeze gute? Abasatirizi b'akarere namwe ndabaramukije. Mu Burundi Niveriane ndikuriye nawe baramwongeye bamushyize kuri vora. General ndakuramukije kuri radio na televiziyo Umusare turabakunda cyane tuvuga tuti mukomere urya rero nubwo natwe turi kure cyane ariko tuba tubahoza ku mutima. Okay, mukomere ku rugamba rero icyo tubakundira nta macakubiri mugira, icyo tubakundira mwakira buri wese. Igihugu cy'u Burundi reka tubongere tukivuge mu makungu n'abantu bose babyumve, nicyo gihugu cyonyine ngo cyaba cyarakoze imishyikirano hagati y'ubwoko, abantu baravanga igisirikare cy'abatutsi n'abahutu ndetse bahuriza hamwe n'ubu banama rimwe. Ibyo rero ngo ni ubutwari bukomeye cyane, iyo abari ahandi bari bakwiriye Prix Nobel. Kubera iki? Ibi mbonda bigarukaho kubera byarabaye, ntabwo ari ibinyoma. Radio na televiziyo Umusare tuvuga amakuru yabaye, kandi ubwawe ukeneye kuyahinyuza wamanuka ukajya kuri radio na televiziyo Umusare ukavuga uti ahurabeshya. Kuko nka Gihanga nkubwiye ni Elima Inkotanyi zatizwa guca Gihanga kubera ko hari amayerema yabo, izindi yerema zari ziri aho bita imushiha. Amakuru ya histoire baba baduhaye. Rero igihugu cy'u Burundi ngo nicyo gihugu cyonyine kuri isi ya rurema cyabashije gukora ibiganiro na bagenzi babo barimo bararwana mu ishyamba, hama abahutu n'abatutsi baravanga igisirikare cyo mu ishyamba n'icya leta bakomeza banama rimwe bavuga rumwe. Bivuga ki rero? Ngo ntabwo hica igiki, ntihica iki. Byumvikana ko ni kuvuga leta ni yombi, abaturage si bo babi. Ntabwo hica n'ubwoko, hica ubutegetsi. Okay, iri ni ijambo ntica n'ubwo kwica ubutegetsi. Iri ni ijambo reka tukomeze rero. Abarabona abarundi baduhamagaye baratubwira ati are komera reka tukubwire ntimumbwire rero nanjye ndahari mukagira imana mwe. Iri ni ijambo babanyandikiye ati ibi bintu ale we turagukunda cyane komera rero. Ati jewe uziko nitwa ntireka data. Ati nitwa Eugene komera Eugene. Ati jewe ndi hano rero hahepfo cyane ahantu bita Matongi. Matongi hari hepfiriya za Bubanza. Ati ibi reka tukubwira ati leta y'u Burundi turayikunda cyane. Ati manuka gatoya, ati uzahohereze abantu bakubwire cyangwa se nzabigufotora mbikwereke. Ati twebwe hano uvuye Bujumbura umanuka uza ugenda ukarengana bita ku Musenyi ugenda utaragera aho bita za Bubanza. Ati hari ahantu bita ku Mpanda. Ati rero hari amagambo handitse ku Mpanda. Ati hari amagambo yanditse ku Mpanda agira ati nticana ubwoko hica ubutegetsi. Ati rero kuba leta ya CNDD FDD ariyo yonyine kuri isi ya rurema yabashije kuba igisirikare cyabo kivanga n'igisirikare cya leta bakaba babanye neza amahoro, abatutsi n'abatwa n'abatutsi bose n'abahutu. Ati ni intsinzi kuri leta y'u Burundi. Ati biturabishimire Evariste ndayishimiye cyane ku buryo ari we muntu wa mbere tubona ko akunze amahoro. Ati kandi twibuka nande rero n'imboneza yamwaho umuhisi inde Petero Nkurunziza. Byamusinzire muze ubwo amakuru yaturyoheye. Reka twibandanije rero mu bijyanye n'ibimane n'amahanga. Rero leta y'u Burundi rero hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yabagejeje abasirikare bo kuza kwigisha igisirikare cy'u Burundi ngo bijyanye n'ubuvuzi. Ubwo ntawubizi niba bazashyiramo n'umundi buhinga. Ariko aba bitangaje rero ko barimo barakorana hafi kugira ngo bagere gute. Abanyamerika mwumve namwe abanyamerika bamanutse, murabyibuka ko bari barafatiye ibihano leta y'u Burundi. Ariko ngo ndayishimiye yabamanukanye ati muze mwubaka igihugu dufatanye mureke irya ndyarya iguti dutegamaho twikomereze rero. Ubwo ibindi n'ubutaha. Wazarendo bati rero twebwe wazarendo twebwe hano mu Ruvungi rero twakoza gashya ngo ni mu gihe rero inkotanyi zaba zaramanutse zishaka kunyera gufata gusangize zigaca mu Ruvungi zigasabanga wazarendo bagahita babavungagurira hara mu Ruvungi. Abantu bo mu Ruvungi turabaramukije. Aho duhere mu Runingo turabaramukije cyane, murakomeye cyane za Kagunga. Abo rero turabaramutsa cyane mu Runingo hariya tuzamuka cyane rero. Aha rero inkotanyi zahise zisohora rero, inkotanyi za M23 zahise zivuga ngo wazarendo ngo barateye ikibombe ngo mu isoko rya Sange. Ngibi rero ngo birababaje cyane, ngo biboneka ko ngo wazarendo barimo bashotorana. Ariko rero ibi no kwikirigita bagaseka. Iyo uvuze ikibombe bateye hano mu isoko rya Sange, wowe wavuye Bunagana utera amabuye cyangwa se amabombe bateraga, reka tukwibutse amabombe yavuba uteye hano mu Kibitoki. Tuyakwibutse kutabwiye Sikovia ngo avuye ko mwateye ibombe mu Kibitoki gahitana abana b'abandi b'abarundi batari bari mu ntambara. Nabyo bivuga alala. Rero ngo nukubera mwari mukubitiwe Sange rero wazarendo bakubitiye Sange. Rero ngo inkotanyi zasize zamura itangazo ngo wazarendo bateye bombe Sange.
mwumve bateye bombe imwe kandi mumaze gutera bomba 600 na 600 miliyoni n'imiliyoni mwica abantu gishishe mwahise abantu murabica murabamara oya uno kubivuga nta kubihisha ukubavuga uko muri kubavuga uko muri twikomereze rero ubwo murumva ko ibintu bikomeye rero aha rero ngo baza rero bamanukanye rero inkotanyi bazijyana shishi itabona kuva hehe ni ha rero ngo bari barigeze hehe gayemo aha ngo ni hehe twumva ngo bari baragize ngo karaha kajya nahanga nguhereza amwe guhereza abarungu ukamanuka kugira ngo isoko rya Mugogo nzibira aha rero ngo habose rero barimo barakubitwa rero ngo sinkotanyi barimo barazisunika zinyara ati mwigireyo amakuru tuyakomereze ku abanyamurenge ngo barimo baratabaza cyane bagira bati inkotanyi zatuvanye mu Buvira mu gihugu cyacu zitwikoreye zitwirukankana shishitabona ati zidushira hano rero Kamanyora ati ikindi inkotanyi zatuzaniye gukora hano Kamanyora ntabwo tukizi ati kibabaje ahubwo abo n'abanyamurenge barimo bivugira ibyo bintu ntago bivuga mugende kuri rezo sociale murabibona ega twe tuvuga amakuru baba baduhaye kandi ubwabo baduhaye nyine ati rero ikintu batuzaniye hano twebwe ntacyo tubona haba namba ati hano muri Kamanyora tugiye kubafata imoto recirwa n'amacinya ati izi nkotanyi zatuzanye kugira gute ko twebwe tutari abanyarwanda ariko mu bandi bakurundi ruhande rero ati ahubwo mwe mwakurikirana izo nkotanyi mujya he ko muri abakongomani kuki mutagiye ngo mwakire wazarendo ibi rero ngo bikaba ari ibintu biboneka nabi cyane hagati y'abaturage ba Kongo n'abo banyamurenge kubera ko igihe inkotanyi zamanuka ziza gufata iyi Uvira abanyamurenge barashwa badutse bajya mu muhanda bati kaze murakaza intsinzi barabyina intsinzi bati iyo ntsinzi muri mu byina siyo abandi bati niyo atereka iyo siyo ni ati bamuteze umutego ari abatipe babiri bamuteze umutego ati ni bandi uwo mutego ati Uvira nicyo kirekire cyacukuwe n'abagabo babiri abo simbavuze ati barakirwa amatereka reka tubyine ati nimubyine intsinzi ngo ikimasa cyabonye ibirere murabizi imitoto barundi babyita imitoto ibirere ngo ikimosa cyaragiye ngo kibona ahantu hari ibirere batemye babishashikira masa kirabireba kiti mbega ibirere mbiryameho cyangwa mbirye ikibari begeranya ati birya kiryame ati kuko nubundi nibyo baguteguriye ati komera kigeze mu kiraharyama bagikubita imbugita bakishe arere Uvira abagabo barayibonye bimvene turati mbega tujye gufata imikeke muri Tanganyika tugende uyifata uyirye ho gayo barayizize za Karundu babarundumuriyeho amabombe n'ibindi biracyaza ubwo rero abanyamurenge bari hariya rero barimo baratabaza bavuga ati twebwe izi nkotanyi ukagira Imana mwe zatuvanye hano Uvira iwacu zatujyanaga he hano kuza kwicirwa n'inzara mwajyaga he ninde yababwiye gukurikiriza nkotanyi za M23 kandi muri abakongomani ko ari byo tubabwira ko muri injiji za mbere mwe muriho mu banyabwenge harimo injiji nyinshi reka rero twirangiriza amakuru yacu tubaramutse twitobwira tuti tubasezere tubifuriza weekend nziza mwese aho muherereye tunakebura abanyamurenge basigaye kubabwira tuti mwebwe ni mu mese kamwe muvuge muti twebwe turabakongomani b'abanyamurenge murengera igihugu cyanyu aho kugwa inyuma y'uruhu inka yarariwe kera mwari kumwe na rero ku makuru meza mwari muri ko murumva naho ubutaha bye bye.